Bicaye duhagaze nibahaguruke twicare. Yesaya 45 umurongo wa mbere kugeza kuwa 3 haravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Ahantu handitse Kuro shiraho izina ryawe nkubwire rero ikigenderewe. Andikamo izina ryawe nkubwire icyo Umwuka Wera antumye kukubwira uyu mugoroba. Ndatumwe pe, nje numwe, ndi ntumwa sindi gatumwa. Ndi ntumwa y'Imana ariko ntabwo ndi Muhammad, ariko nanjye ndi ntumwa y'Imana. Ibi nibyo Uwiteka abwira nde Kuro Arise ivuge. Uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Haleluya, ndafashijwe. Kandi nzakenyuruza, nzakora icyo bita gukenyuruza. Nzakenyuruza abami, nta nubwo nzakenyuruza abantu boroheje, no, ntabwo nzakenyuruza abantu nanjye kuvuga amatitira abantu nsanga harabo byagwa nabi. Nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isiraheli. Haleluya, komera ijambo ry'Imana make. Shimwa Gorogota, ndafashijwe. Kenyera wumve rero, kenyera ukomeze, nimba igitenge cyandara kenyera ukomeze, funga umukandara nkubwire. Wowe utwaye imodoka twara witonze nze mpanure. Wowe uri mu kazi unyumvira muri kuteri kenyera wumve icyo Uwiteka aje kuvuga. Manange wowe uryamye kenyera wumve ijambo rigiye kukubyutsa. Wowe umaze iminsi uri mu bintu by'abandi kenyera wumve ukuntu Uwiteka agiye kugushyira mu byawe. Haleluya, haleluya. Ibi nibyo Uwiteka abwira. Abwira, akubwiye aya masaha niko avuze. Akubwiye uwo nimikishije amavuta niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Ikintu cyitwa kunesha amahanga ari imbere yawe. Ubundi ibintu dushaka birahari imbere, birahari. Niyo mpamvu Imana yatubwiye ngo uku kwezi kwitwa imbere yanjye, imbere yawe ibintu birahari. Ariko kugira ngo ubyakire nuko habaho ikintu cyitwa imirwano. Uwiteka atakuneshereje bariya babisha ntabwo wabifata. Atakuneshereje amahanga yakanuye amaso ntabwo wabifata. Atakuneshereje intambara z'ababisha. Niyo mpamvu avuze ngo nzakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Kugira ngo wakire ibiri imbere yawe nuko abantu bari kubirwaniramo habonetse intsinzi ivuye ku Uwiteka, baraneshejwe. Ndafashijwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nzakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Kugira ngo ubifate nuko nzayanesha. Nzabicisha umusaya 1000 ngunga imwe kugira ngo ubifate. Yego, nzabakubita ibuye kugira ngo ubifate. Nzakuneshereza amahanga abivugira mu rwongorerano, akurwanyirizaho bareba naho batareba. Nzabanza nkuneshereze amahanga, nindangiza nzakugenda imbere. Ariko Mana, ahataringaniye maringanize. Ndafashijwe. Tugiye ku kintu cyitwa ahataringaniye maringanize. Ndashaka gusesengura ijambo rivuga ahataringaniye maringanize. Ndashaka kurisesengura kandi mu buryo bw'ubwenge ndetse no mu buryo bw'umwuka. Niko ngiye kubikora. Umwuka Wera aramfasha, namwe mushinzwe kwandika mube hafi mwandike. Ahataringaniye maringanize. Ndashaka kuvuga amagambo 9 yo gusesengura ijambo ry'ahataringaniye maringanize. Ahantu hataringaniye uza kumenya ko haba hari ibintu by'ibidodane no kuhagenda rimwe na rimwe hakugora. Niyo mpamvu wanatinze uri kugenda urwana n'ibidodane.
abashoferi murabizi iyo ugenda urwana n'ibidodane n'imikuku hari vitesse utagenderamo, hari n'umuvuduko utagenderaho, ugenda gake. Niyo mpamvu habonetse imbaraga z'Imana zije kuringaniza ahantu hanze kuringanira. Ndashaka kuvuga kuri amagambo 9 agaragaza, asobanura, asesengura ahantu hataringaniye maringanize. Ijambo rya mbere, ahatari urumuri nzahamurika kugira ngo abari mu mwijima babone. Ngiryo ijambo rya mbere. Imana ishimwe cyane. Ahatari urumuri, andika. Haleluya, haleluya. Ahantu hatari urumuri Imana ifasha umwanzuro wo kuhamurika kugira ngo abari mu mwijima babone. Ibyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, ahari amahoro nzahazana ituze risumba ubwoba. Amina. Ahari amahoro ngiye kuhakora akazi kameze gutya, nzahazana isumbe mazane nituze. Noneho ituze rigira ikintu cyitwa uburebure, gusumba risumba ubwoba umaze iminsi urwana nabwo, bukubuza kugera imbere. Kuko mu bintu bikubuza kugera imbere n'ubwoba bw'ibihe birimo. Ijambo rya gatatu, ahari urukundo nzahazana umutima uhuriza abantu hamwe. Haleluya. Ahari urukundo nzahazana umutima uhuriza abantu hamwe. Ijambo rya kane, ahatari ubumwe nzahazana imbaraga zo gusenyera ku mugozi umwe. Haleluya. Ijambo rya gatanu, ahatari icyizere nzahazamurira abantu icyerekezo kibarema umutima. Ijambo rya gatandatu, ubu mugiye kuvuga ngo uri kwihuta. Ntihuta se? Ntabwo mubona ko iminota ari mike kandi mfite ibintu byinshi ngiye kuvuga? Hano ni kuri YouTube channel. Impamvu nihuta nuko hariho ubushobozi bwo kuzasubiza inyuma ukongera nawe ukajya kwandika kubirimo bigucika, kuko ndashaka kuvuga ibintu byinshi mu gihe gitoya. Haleluya. Tugeze ku cya gatandatu, ahatari ukuri nzahabwira ijambo ribohora. Ijambo rya karindwi, ahatari uguca bugufi nzahazana umutima wicisha bugufi utanga amahoro. Ijambo rya munani, ahari ubwitange nzahabera isoko y'urugero rwo kwitangira abandi. Ijambo rya cyenda, ahari ukwizera Imana nzahatsa itara ry'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka rero ko dukomeza iri ryari ijambo ryo gusesengura ahataringaniye maringanize, kubisesengura mu buryo wumvira ijambo ubundi ahataringaniye maringanize nibiki. Nibyo rero nsesenguye mu minota mike. Tugiye kureba abantu Imana yakuriyeho imisozi imbere yabo dusanga muri Bibiliya, nkuko nawe iyi misozi igiye kwiritagura izana katerepurare, ahubwo mu buryo bw'ubumana uzabyuka mu gitondo ugasanga igitangaza cyakoretse imisozi yitse. Abantu rero Imana yakuriye imisozi imbere yabo. Reka nzane musaza wanjye Dawidi. Imana yamukureho umusozi wa Goliyati. Igati hari umugabo ungana n'umusozi. Imisozi ubundi abantu bavukiye Butare muziko tuvuga uriya musozi wa Huye. Musozi wa Huye kwa Nyagakecuru. Nari n'imisozi yitwa mu bisi bya Rukara, yo ni imisozi y'Butare. Hari n'imisozi yo ku Gikongoro za Kinyamakara, hano hari zamo Kigali. Ibintu by'imisozi ni ibintu umuntu azamuka bikamugora. Uyu musozi wa Goliyati w'Igati wari umugabo uteye ubwoba, ufite taye n'uburebure
biteye ubwoba wari yarahagaritse abantu amaraso dore urwo yararindiriye dusaba ati ndafashijwe data we haleluya. Ndashaka kuvuga Goliyati wahagararaga kuvuga gusa abantu b'abagabo bafite ibyangombwa n'ubwanwa ku kananwa bakajya mu mwobo bakihisha. Goliyati wari ufite ibintu by'ubwenge buke, yari afite agasuzuguro n'akajagari kavanze n'ubwenge buke. Iyo aza kugira ubwenge ari kurwanya Abisiraheli akabatuka, ariko agize ubwenge buke atuka Imana yabo. Goliyati yari umusozi ubangamiye ubwoko bw'Abisiraheli mu rwego Dawidi yahagurutse nk'intware, aza yikoreye ibyo kurya, azaje kurwana atitaye kuba muca intege, atitaye kubavugira mu mwobo bamubwira ngo subira mu butamatama, atitaye kuba mubwira ko bo byananiye. Imana imukura umusozi witwa Goliyati imbere ikoresheje ikintu cyitwa umuhumetso n'ibuye, ari mukocora mu mutwe arapfa, amuca igihanga kizamura ku nkota kizamukana mu Isiraheli, kugira ngo amara abantu ubwo bagaragaze ko uyu musozi umaze iminsi ubari imbere Imana uritaguye. Umunsi Goliyati apfa nibwo ingabo ze zirukanse ziranyanyagira. Goliyati niwe mugome wa mbere wamenyekanye apfa, bamushyingura pasiporo nta mutwe. Nizi sani mumbazaho warengeye yego. Hanyuma uyu musozi wari imbere ya Dawidi Uwiteka arawica arawurangiza, Uwiteka tumuhaye icyubahiro. Reka rero mvuge uyu musozi wari imbere ya Zerubabeli tusanga muri Zekariya igice cya 4:6 kugeza ku wa 7, aho Uwiteka avuze ati ukuntu gahunda imeze, ariko mukomere Uwiteka amashyi menshi cyane. Haleluya mina, izina rye nirihabwa icyubahiro. Ariko Imana yaturemye we, iyi Imana ibaho ibeshaho iriho iragahoraho. Umva ijambo riryoshye kurusha umuceri w'umutanzaniya, ririmo akanoveri iri jambo. Uwiteka wakuye umusozi imbere ya Zerubabeli, ndaje nkuganirize abanyamwuka mujye mu cyumba cy'umwuka duhure mwumva icyo umwuka arimo ababwira. Uwiteka arebye imisozi iri imbere, umusozi uri imbere ya Zerubabeli, aravuga ati ukuntu gahunda imeze. Zerubabeli namubwiriye mu butayu ko nzamukurira umusozi imbere. Zerubabeli mubwirira mu buvumo, ntuma abahanuzi, ntuma babamenya, nkora ibishoboka byose, ntangatanga mu buryo bubaho bwose, muganiriza mubwira ko nzamukura umusozi imbere. Ageze ubwo iyi mvugo ayumvise igihe kinini nyivuga mu matwi ye. Ubu noneho jewe Uwiteka gahunda mfashe, ntabwo nzongera kuvugana na Zerubabeli, ahubwo ndahindukiye mpinduye icyerekezo, ngiye kuvugana n'imisozi iri imbere ya Zerubabeli, ngiye kuvugana n'imisozi yigize hanga harya. Haleluya. Ngiye kuvugana n'imisozi ituma atagenda, ngiye kuvugana n'izidodane zimubuza amahoro. Haleluya. Uwiteka navugane n'ikibazo ufite kuruta kuvugana nawe. Hari igihe umuntu asenga agashaka no kubaza umuhanuzi ngo yavuze ngo iki. Ntabwo ukeneye kwivuga, ukeneye kwikora. Igihe ugezemo dore warakakaye, ukeneye ubutabazi kuruta ubuhanuzi. Tujya twumvikana nk'abanyarwanda bakuze, ahantu mugeze abantu nicaye imbere mukeneye ubutabazi, ntabwo mukeneye ubuhanuzi. Please twumvikane. Hanyuma rero Uwiteka yageze kuri iyi level iryoshye cyane yo kujya kuvugana n'ibibazo byacu twigaramiye, twiyicariye hano. Ubu turimo turasengera hano, Uwiteka ari kuvugana n'ibibazo, Uwiteka ari kuvugana n'ibiduhagurukiye, ari kuvugana n'intambara. Ubu Uwiteka agiye kuvugana n'abarozi, yaterura kubita hasi, yabaheza umwuka, azaho yakora umwe agapfa adasambye. Uwiteka agiye kuvugana n'imisozi kuruta uko aza kuvugana natwe. Agiye kuganira n'ibigeragezo, agiye kuhangana n'ibitugambanira, agiye kuvugana n'ibitwasamiye. Uwiteka nyine agiye kuvugana n'imisozi yabaye hanga harya. Twibereye hanga icyo dusabwa no kumusenga no kumuramya, nta n'umwanya ashaka kuza kuvugana natwe. Agiye kuvugana n'ibiguhagurukiye. Umunyamwuka wateraniye hano natere haleluya, nimbira ijambo ryumvise nk'irivuye ku mutima w'Imana. Uwiteka agiye guhangana n'ibiri imbere yawe.
yatangiye kuvugana n'imisozi iri imbere yawe, yatangiye kuvugana n'abagome bari imbere yawe, yatangiye kurwanya amaboko kurwanya imbere yawe. Haleluya, 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 izina rye nirihabwe icyubahiro. Ngo avugana n'imisozi, aravuga ngo wa musozi we wiyita iki? Ubundi wiyita iki? Nta n'izina ufite. Ibintu bikurwanya nta zina bifite, ibintu bikurwanya Imana nta zina yabihaye, ibintu bikurwanya nta gaciro Imana yabihaye, umurozi ukuroga nta gaciro Imana yamuhaye, uwakuvumye nta titira afite, ukugendaho nta kagara ayoboye, ukurwanya nta mudugudu ayoboye, ukuvuga nabi nta siba ayoboye, ukuvuga nabi izina rye ntaho ryanditse habe no mu gitabo cy'ubugingo ntaho azwi. Niyo mpamvu Uwiteka abajije imisozi ngo wiyita iki? Ko nta muntu wakwise izina. Wiyita iki? Wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Wiyita iki imbere y'umuntu wateraniye hano? Wiyita iki? Umva itangazo ahise atangaza ngo urahava. Urahava. Atura iryo jambo. Wa musozi undi imbere urahava, wa bugumba bundi imbere urahava, wa madena ndi imbere urahava, wa kugumirwa kundi imbere urahava. Tangariza imisozi kwihava, urahava. Harahinduka ikibaya, nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize, inzugi z'ibyuma nzavunagura, nzacamo kabiri ndetse n'ibihindizo by'ibyuma. Haleluya, 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 haleluya. Shimwa Yesu. Ikatugere ku musozo. Mwafashijwe ndabibona. Mwafashijwe ndabibona. Mwafashijwe ndabibona. Ndashaka kugukopeza akantu, ndashaka kukwicira akajisho, ndashaka kukwicira akajisho. Ariko ndashimira abantu bari gusapotinga iki gicaniro we. Hari uwo bita Samuel na Donasiye bafashe umwanzuro ko buri mugoroba bazajya bansapotinga. Reka mbabwire mwa abantu mwubahwe muri intwari. Ubundi amavuta utashyigikiye sinzi. Ubundi umuhanuzi kimwe kikubwira ko ukunda umuntu w'Imana nuko namushyigikira amavuta yo kashyigikira. Iki gicaniro kagishyigikira kugira ngo ntikikazime muhari. Ndashaka kugukopeza akantu ukuntu wakwitwara kugira ngo imisozi ive imbere yawe. Ndashaka kugukopeza iki kintu ucyandike kuruta ibintu byose wanditse. Ndashaka haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kugukopeza ibi bintu bigeze kuri 5. Uburyo wakwitwara kugira ngo imisozi ive imbere yawe. Narakubwiye ngo Uwiteka abwiye Yeremiya ngo uruzi iki? Ati nduzi inkoni, niko ndi ijambo ryanjye kugira ngo ndisoze. Hari ibintu bibiri kugira ngo amasezerano asore. Hari uburinzi bw'ijambo. Imana hari uburyo irinda ijambo, nawe hari uburyo ugomba kurinda ijambo. Ni babiri mugomba kurinda ijambo kugira ngo musore. Imana iraririnda ku buryo irwanya, nawe ku giti cyawe ukaririnda. Niwumva Imana izaririnda nturirinde uzaswata. Ugomba kurinda ijambo ry'Imana, kurinda ubuhanuzi, kurinda ikibitsanyo, kurinda icyo Imana yavuze. Ugomba kurinda ijambo kugira ngo risohore. Iyi misozi ntabwo yapfa kuvaho, nawe nta ruhare wabigizemo. Ari rwo nshaka kugukopeza uburyo wakora kugira ngo iyi misozi habe icyo bita ubufatanya, gufatanya. Bibiliya ivuga ngo ubwo dukorana nayo twe turabafatanya bikorwa n'Imana. Ubirwanya azabyandike, afite anyereka imirongo ashingiraho, nanjye nzamwereka imirongo nshingiraho ngaragaza ko turabafatanya bikorwa n'Imana. Twe dufatanya n'Imana, turabafatanya bikorwa n'Imana. Uzaba Imana mu buryo bwiza. Dore uko wakwitwara kugira ngo imisozi ive imbere yawe. Icyambere kugirira Imana icyizere. Senga Imana ariko nayigirira icyizere ndugu yangu. Erega mwizeye banyogosenge mwizera abo mwaherekeje mu bageze Kanombe bababikamo icyizere cy'ibyo batakoze, cy'ibyo batazakora. Abantu bambwiye ko bazangura smartphone mbagejeje Kanombe ntarayitunga mfite gatoroje. Tuzakugurira smartphone. Uzabantu bagiye batubwira ibitangaza ntibabikore. Mwagiye mwizera ngo abo bene banyu ba anko ngo bari za Canada, mwizera ngo ba sister ngo bari za Burayi, murabizera munanirwa kugirira Imana icyizere. Niyo mpamvu mwamwe mwana rwaye pressure, abandi mwana rwaye imivuduko ikomeye, abandi mwana rwaye za diabete. Mwakoze ikosa ryo kwiringira abantu.
mwiringira imbaraga zabashobuja, wiringira mwene wanyu washyizaga kampani aho hirya mu gikari, uramwiringira ngo hari icyo azamarira. Ngaha ahantu mwaguye niyo mpamvu Imana yabaye inabaretse. Kubera iki? Mwiciriye inzira. Hamwe nkwerekwe rero ukuntu imisozi igomba kuva imbere yawe, nawe ubigizemo uruhare. Kugirira Imana icyizere. Ijambo rya kabiri, gusenga no kwinginga. Hari abantu musenga ariko mukumva ntimuzinginga. Izi karagiteri z'abantu b'abagabo mwazikuye hehe? Gusenga ushyireho no kwinginga. Gusenga ujye imbere y'Imana utegura amasengesho usenge, ariko ugire n'isaha. Kwinginga bivuze iki? Kwinginga biva mu kugirana ubusabane. Reka mbigusobanurire mu mvugo nziza ubasha kumva. Gusenga usanzwe usenga. Shyiraho ikintu cya kabiri cyo kwinginga. Kwinginga ni impanga y'ubusabane n'Imana. Iyo ugira ubusabane n'Imana biba ari impanga yo kwinginga. Ubusabane no kwinginga biba ryari? Biba cyagiye uvuga ngo ngira isaha runaka ihoraho. Ndashimira abasilamu n'abasilamukazi muteraniye hano. Iki kintu cyo kwinginga Imana n'ubusabane nimwe mukigira. Ariko umuporo ajya imbere y'Imana ari uko bateguye gahunda yo kwa kabiri, bateguye gahunda y'amasengesho, bateguye ngo agiye kuryama, ngo abyutse, ngo habaye gahunda. Ariko uyu musilamu, abasilamu ndabuba ku kintu cyitwa imisengere, ku kintu cyitwa kwinginga no gusabana n'Imana, mbakurira ingofero. Kuko mugira amasaha mwahaye Imana. Yaba ari kuri kaburimbo ararambura agakeka apfukame, yaba ari mu ishopu ararambura agakeka apfukame, yaba ari mu modoka ararambura apfukame. Kuko isaha irageze, isaha y'ubusabane. Ayo ni amasaha Imana mwamenyaniyeho, munamenyekana mu gihugu cy'ijuru ku isaha yanyu igeze, no mu ijuru barabimenya ku isaha yo kubahamagara no kubinginga igeze. Niyo mpamvu usanga abasilamu n'abasilamukazi kenshi bakunda kuba bakire, kuko nibo bari imbere y'Imana bamenya uburyo basenga basaba imigisha, bazi gusenga basaba imigisha. Ariko abaporo mugira ingeso kujya gusenga muniga abantu, muhondagura mukubita hasi, ndakumumenagura, ndarimbagura, ndamutogoje. Niyo misengere abaporo cyangwa abapene, reka mvuga abapene, niyo misengere yanyu niyo mwirije ubusa, niyo mugezaho Imana ivugira. Ndamukubita, ndamuniga, ndamushwiragije, aransumbye, mwambuye ibi, yaransuzuguye, naramusengeye ntiyasubizwa, ndabimushikuje. Namatiku gusa. Ntabwo muzi ibisabwa iyo umuntu ageze imbere y'Imana. Mugira imvugo mbi, mugira ibiganiro bibi. Niyo mpamvu imbere yanyu hahora imisozi. Ariko wageze kuri level yo kwinginga Imana, usabana nayo, urayisaba ukamera nkaho ndi wageze akavuga ngo umvi icyo ngusaba n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, ndusheho kukumenya. Tugere ku cya gatatu, kumvira no gukurikiza ijambo ry'Imana. Muze gusoma Bibiliya ariko nimuze gukurikiza ijambo mwasomye. Aho bavuga ngo ntukibe, wiba mbere. Aho bavuga ngo ntugasambane, usambana kubi. Aho bavuga ngo ntukabeshyubeshya no kuri telefone. Mukunda kumvira no gukurikiza ijambo ry'Imana, no kurikurikira mukaryumva, ariko nimurikurikiza. Murarikurikira ntimurikurikiza. Aha, ndabyumvise. Mukurikira ijambo ntimukurikiza ijambo. Icya kane, kuba intwari no kudatinya. Ibi bituma imisozi iva imbere. Kudatinya urugamba, kuba intwari mu gusenga, kuba intwari mu kibazo, imisozi iva imbere. Icya gatanu, guhamya no kuvuga ukuri. Masaha yagiye, niyo mpamvu ndi kuvuga nihuta. Guhamya no kuvuga ukuri. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngeze ku cyitonderwa. Uyu munsi ndasoreza ku cyitonderwa. Andika icyitonderwa. Imisozi ntihunga imbaraga zacu, ahubwo ihunga kwizera, gusenga no kumvira Imana. Kansubiremo.
imisozi ntihunga imbaraga zacu, ahubwo ihunga kwizera, gusenga no kumvira Imana. Nguko uko imisozi ihunga. Ndabashimiye cyane. Ngiye gufata umwanya wo kubasengera mu izina rya Yesu. Ngiye kubaturaho ibintu biremereye. Uwiteka akoze ibikomeye, natwe turishimye. Ndashaka kugusengera. Haleluya. Kandi iminota tugiye gufata dusenga, ngiyo nimero kuri telefone yawe cyangwa kuri machine yawe cyangwa kuri televiziyo yawe. Supportinga iki gicaniro ubundi nkwatureho umugisha ukomeye cyane. Najyaga nanga kubivuga, ariko inzu y'ibitabo umunsi yicaye hano aravuze ati ni we wimeshije abantu umugisha, wanze gushyiraho gahunda yo gusupportinga igicaniro. Byubivuga abantu bazi amateka yo kuzamura abakozi b'Imana bazajya babikora. Abakiri mu myumvire bazaguma mu myumvire, ariko byuhesha abantu umugisha wo mu biganza. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Icyitonderwa, imisozi ntihunga imbaraga zacu, ahubwo ihunga kwizera, gusenga no kumvira Imana. Ndagira ngo mbasengere. Urakoze Yesu. Sengeye abantu bari hano. Imbaraga z'Imana zikora ibi tarondoreka. Nyirandi kubgayo Jane, umva ijambo Imana imbwiye ngo nkubwire. Imana irambwiye ngo zafunguzo twavugaga zakire, ni kwivuze. Icya kabiri, Imana ishyize urugendo rw'umugisha imbere yawe. Icya gatatu, Imana ikoze ku mugongo wakira ubuzima no mu ngingo zawe. Ikindi, Uwiteka arakuzamuye mu bavandimwe, urazamutse, aguhaye gukemura ibibazo by'imiryango kandi ukoresheje imbaraga z'umugisha. Kuko Uwiteka kuvuye umwaka w'igihe kirekire umaze mu minsi urwana nawo, Uwiteka aguhinduye umunyamahirwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuze. Ndasenze natura imbaraga zikomeye ku mazina yanyu. Imisozi iri imbere ndaritaguye, intambara ziri imbere ndahitana, ndakubita hasi ikintu cyose cyakubuzaga kwakira. Nguhesheje umugisha imiryango itaguhesheje. Haleluya. Inekire boshai dekeye. Ndagusengera nkwaturaho ubuzima. Amina. Ibiganza byawe nibitunge ndetse bitunganirwe. Nibyo. Haleluya. Ndagusengeye Anita, imbaraga z'Imana zibe kuri wowe. Haleluya. Ndazamura revo yawe. Haleluya. Ndazamura agaciro kawe. Amina. Habakurama anekire boshai dekeye. Imana iguhe imbaraga, ikuri imisozi ibiri iri imbere yawe, umusozi w'amadeni n'umusozi w'icyangiro. Ibyo byose birarangiye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Uwa Yesu Korodine, akira ubuzima muri iyo nda yawe. Dore ibintu biri muri iyo nda nawe ntuzi byari byo. Ako kajagari karangiye mu minsi 3, kuko Uwiteka agukora operasiyo ikomeye cyane. Kandi Uwiteka aguhuje n'amaboko aguha. Uwiteka acagaguye imbikotire bozaidekeye, imbibi zose abazimu bashyizeho kugira ngo utakira. Uwiteka aguhaye kurenga imbibi, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ndagusengeye Muragije Mariya, imbaraga z'Imana nizibe ku buzima bwawe. Haleluya. Mana irakiza, akira amaboko n'imbaraga. Anesairegere boshaideki revandota idekeye. Tuterekere boshayi. Dusabe Benine, akira ibitekerezo byagutse, kuko Uwiteka agiye gushyira ibitekerezo byawe mu bikorwa. Ugiye gukorerwa ibintu bidasanzwe n'Imana kandi mu buryo butunguranye. Haleluya. Mutege ibiganza, nsaba umugisha mu biganza byanyu. Arego devaire gereboshai deke. Haleluya. Veronica, Uwiteka guhaye umushyitsi w'umugisha vuba byihuse. W'amahoro Veronique, ugiye kwakira umushyitsi w'umugisha byihuse. Kandi dore Uwiteka ashyize imbuto mu biganza byawe, kandi iyi mbuto izera. Amina. Tuyisenge Janvier, wakira igitangaza gitunguranye. Umuntu wese azareba akavuga ngo Imana irakora.
sengeye ibiganza byanyu nsabye umugisha w'amajya n'amaza. Haleluya. Umuntu wese wasapotinze iki gicaniro musabiye umugisha urandaranda, umugisha utunguranye, umugisha uvuga, umugisha utavuga, umugisha aho atuye, umugisha aho agenda. Nsabye umugisha utazamucika mu izina rya Yesu. Imbere yanyu ndahasengeye kugira ngo mwakire amahirwe mutabashije kubona mu miryango. Imbere yanyu ndakenyuruza abami mbakenyeze. Imbere yanyu mbahesheje ibyanyu. Haleluya. Imbere yanyu ndimura ibintu byanyu byari byarayobeye mu bandi, ndabibahesheje nimubzakire mu izina rya Yesu. Muzazana amashimwe imbere y'Imana. Urakoze. Ndirukana indwara muri mwe n'abanyu. Yego. Ndirukana imyaku ntizabagarukemo, ahubwo mbahesheje guhora mu mahoro n'amahirwe n'imigisha. Urakoze, ndagushimiye wantwariwe kuko zibirenze mu izina rya Yesu. Muvuge cyane ngo amena amena. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Turasoje ariko tugiye kuri Zoom. Kuri Zoom ni karibu sana. Nguha link nyitanga unyandikiye kuri WhatsApp ku bantu batari muri groupe. Tubahereza link kuva saa 3:01 kugera saa 3:10. Hanyuma link tuyitanga buri munsi. Ari umuntu wicaranye link mu kwezi gushize, buri munsi akavuga ngo ndinjira bikanga. Buri munsi turahindura kubera impamvu. Hanyuma iyo bigejeje saa 3:30 turakinga. Wowe uvuga ngo ko ninjira bikanga, hano nta uzakererewe. Kandi kuri Zoom bisaba kusenga ugaragara. Iyo utagaragara wigumira hano, iyo utagaragara ntabwo bikunda kuhateranira. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Shalom, shalom.